je nagukunze uri kure kuko warumwe mu bisezerano nagukuye mu mahanga ubabaye wambaye igitutsi no gusuzugurwa none ukomejwe no gukiranuka ukurusha ineza ndakwiyegera. Haleluya. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Nagira ngo ongere turebere hamwe ijambo ry'Imana muri Mariko igice cya 11 murongo wa 24, aho ijambo rivuga ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Imvinzi zaba ku mutwe wawe ntarasohoza ijambo nakuvuzeho. Hano ni amagambo y'umwami Yesu yabwiraga abigishwa be, ariko birashaka ko nanone dusoma igika cyose kugira ngo byumvikane neza icyo umwami Yesu yashaka kwigisha abigishwa be, natwe ubwacu kandi icyo atwigisha ko ibyo dusaba ko twizera ko tubibonye. Hariya turahera ku murongo rero wa 20, ushaka ko dusoma guhera ku murongo 22 ko niho igika gitangirira urebye kikarangirana n'umurongo wa 26. Uriya murongo twasomye uri hagati wa 24. Yesu arabasubiza ati mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Kandi nimuhagarara musenga hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Ariko nimutababarira abandi, so mu ijuru nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Umura amaso w'amwanzi wawe abone ko ndakwambitse. Uriya murongo rero twigaho wa 24 urajyana no kwizera ko ibyo dusabye tubihabwa, kuko na Yesu asenga ni nako bitangira hariya ku murongo wa 22 ngo mwizere Imana. Na Yesu asenga rero, igihe yasengaga yavuze ati byose bishobokera uwizeye, kandi yarongeye ati ariko data ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Aho ngaho ni amagambo Yesu yavuze, ariko kandi biragaragara ko muri biriya byose nicyo gituma mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Birashaka ko igihe tugiye gusenga, kuko ubwo ndabwira abakijijwe n'ubundi ijambo ry'Imana ribwirwa nireba abana b'Imana, birashaka ko mbere yuko ubwo bataraba abana b'Imana, ni ukuvuga ngo bishaka ko wakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Nta kindi, kuko agakiza ni ubuntu, ahubwo uramwizera nk'umukiza wawe, ko Yesu nicyo bivuga, yavutse yiswe Yesu, bisobanura ngo ni umukiza w'abantu be. Noneho Kristo bikavuga uwasizwe, woherejwe n'Imana. Ngira ngo rero Yesu Kristo nicyo yabwiye abigishwa be bamaze kubona ko umutini yari yasanze udafite imbuto, awuvumye, bukeye bahanyuze basanga wumye. Aho rero byateye ikibazo abigishwa. Noneho niho Petero nyine yibutse ibyo byose, aramubwira ati mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. Aho rero niho Yesu atangira ababwira ko ngo mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko
umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Natwe rero niyo mpamvu atubwira ati nimwizera mugasaba mufite kwizera yuko ibyo musabye bigomba kuva mu rukundo rw'Imana, muzabibona. Nubwo rero inyungu, iyo dusenga dushakamo inyungu mu byo dusengera, nubwo zinanezeza kubona inyungu, ugasenga ukabona icyo wasabaga urakibonye, n'inyungu ushakamo zivuyemo, birakunezeza. Ariko rero Imana nayo ishaka ko hazamo inyungu zayo. Niyo mpamvu niba ushaka gusenga neza kugira ngo bibe, shyiramo n'inyungu z'Imana. Iyo wibutse nka Ana ukuntu yasenze asaba umwana, yavuze ati Mana umpaye umwana nazamuzana mu nzu yawe. Uriya Samweli nyine yari umuhanuzi kandi akaba n'umucamanza w'Abisirayeli wa nyuma. Ana yamusabye Imana, uburyo yasengaga yahinduye umuvuno, noneho uko yasabaga arabihindura, agenda abwira Imana ko umwana azabyara Imana izabonamo inyungu, kuko abana ba Eli bari baratangiye kugenda bakora nabi. Mu byo usengera rero shaka uburyo ubonamo inyungu z'Imana. Naho wundi nibyo Yesu avuga ngo ubishyizeho umutima. Bishyireho umutima rero, niba ushaka ko ibyo usengera bigomba kujyana n'ubushake bw'Imana, kandi ubushake bw'Imana ni uko ibyo dukora byose biba biri mu rukundo. Niyo mpamvu rero ibyo dusaba byagombye kujyana no kwizera yuko biri mu murongo w'Imana, biri mu bushake bw'Imana. Icyo gihe ibyo dusaba byose tubishyizeho umutima tuzabibona. Nicyo uriya murongo ushaka kutubwira, kwizera ko ibyo dusaba tuzabibona niba bijyanye n'ubushake bw'Imana, niba birimo inyungu z'Imana, atari ukwirebaho gusa kugira ngo tubone inyungu zacu bwite. Mugire amasengesho meza, Uwiteka abagirire neza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.